Umwana amakuru yawe ni meza. harya bakwita ngo iki? Banyitangiye ubusanzwe bahita Rutanashwa Sympatique. Sympatique ga mu wa kangahe? Ye niga mu wa gatandatu primaire. Yego. Okay, murakoze cyane abakurikiye Damas Teach TV. Aka kanya tugiye gukorana ikiganiro n'umwana mutoya witwa Sympatique. Ni umwana yiga mu gatandatu nkuko yaratangiye bikomozaho. Tugiye kujyana ikiganiro kujyanye no kwirinda coronavirus cyane cyane ku bana batoya. Twibaza ese abantu bakuru ko twamaze kumva buryo tugomba kujya twirinda coronavirus, ese no mu bana batoya umunsi bamaze gutangira kwiga, ese nabo bazamenya kwirinda coronavirus? Mukurikiye rero hano kuri Damas Teach TV mwibuka gukora subscribe, like ndetse na comment. Mwumva ibisubizo by'umwana mutoya bita Sympatique agiye kuduha kuri Damas Teach TV cyangwa se YouTube channel yacu mukurikira. Okay, Sympatique. Umeze neza? Meze neza cyane. Ubuse warira? Nari. Uko wafashe ka cyayi? Mu gitondo. Ariko ndumva ushobora kuvuga cyane uko ndabona uri umujene, vuga cyane abadukurikirana kuri channel yacu babashe kumva umuntu uri gusubiza, bumva ijwi rye kandi bumve n'ibisubizo uri gutanga. Okay, ushobora kuvanya agapfukamunwa tukaganira neza kugira ngo nyine abadukurikirana kuri Damas Teach TV babashe kumva ibisubizo uri gutanga ndetse kandi bumve inama muri kugira abaturage muri rusange ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Inshuti zawe z'abana batoya cyangwa se n'abandi bantu batandukanye bakurikira Damas Teach TV ahanga kuri channel yacu ya YouTube. Witeguye kunsubiza ibibazo byose ndi bukubaze? Yego nditeguye. Sympatique, coronavirus se uzi icyo ari cyo? Ndakizi. Coronavirus se ni iki? Coronavirus cya COVID-19 Yego. icyorezo cyagurikiye isi Yego. yose Yego. n'u Rwanda rutavuyemo. Yego. Ni icyorezo cyaje kije kutuhungabanya. Yego. Kirimo kirica abantu, Yes. abandi kikabanduza. Yego. Mbega tugomba kukirinda tutiteye ku kintu na kimwe. Okay. Urakoze cyane. Nese kugira ngo abadukurikiye bashe kumva ibisubizo uri gutanga cyangwa se abandi bana bato nkaye bagenzi bawe, ni gute twakwirinda coronavirus? Twakwirinda coronavirus Yego. harimo ibintu byinshi ko twayirinda. Yego. Icyambere tugomba kubariza cyane. Yego. Ukwambara agapfukamunwa neza. Yego. Leta dushiraho uburyo bwiza. Kukambara gute twereke ko bakambara. Kujya badukurikiye twese nyine babona akapfukamunwa bakambara gute? Yego. Yego. Aha, ukakambara gutyo wagejeje hejuru y'izuru. Ariko ntukagakorakoreho cyane hano hajya. Okay. Ese kubera iki kugakorakoraho cyane gutyo ukora ku munwa ari ikintu kibi? Sobanurira abagenzi bawe ndetse n'abaturage bose b'abaturarwanda bagukurikirana kuri Damas Teach TV. Ushobora kubutoza intoki. Yego. Kandi turabizi neza ko corona igenda no mu ntoki. Ukagakorakoraho. Yego. Bigatuma corona isigara kuri kagapfukamunwa. Yego. Wakambara cyangwa ugukuyemo ugasanga ya matembabuzi yarakariho kugiyeho. Cyangwa se ya virusi. Ugasanga virusi nyine igize gute. Bakorakoze cyane. None se uretse ibyo ngibyo tumaze kuvuganaho nibihe bindi bintu ubona wenda wambwira bigera kuri 5 dushobora gukoresha kugira ngo tubashe kwirinda coronavirus? Ngaho bwira abadukurikiye kuri channel yacu ya Damas Teach TV ubagira inama ndetse kandi nawe ubwe wigira inama. Sympatique tugwa umwanya. Icyambere nakunze kuragapfukamunwa nta kibazo tuganira bagakuyeho. Nakunze gukomozaho. Yego. Ukwambara neza agapfukamunwa. Yego. Wambaye neza agapfukamunwa ntabwo corona rwose yakwataka. Yego. Icya kabiri tugomba koga neza intoki dukoresheje amazi meza n'isabune. Yego. Hagati y'umunota cyangwa n'amasegonda 30. Urakoze cyane. Icya gatatu. Yego. Tugomba kwirinda kujya mu kivunge kirimo abantu benshi. Urakoze cyane. Icya kane ntabwo twemewe gukorakora ku kintu cyose tubonye. Kuko ntabwo uzi wagifasheho nimbara yari yaranduye cyangwa se ataranduye, mbega nta makuru ufite. Niyo mpamvu tugomba kwitwarika muri ibyo bintu byose uko byakabaye kugira ngo tubashe kwirinda kino cyorezo cyugarije cya coronavirus. Okay. Ntabwo tukwiye kugenda tunagana hose tubonye ubupfukamunwa. Yego. Tugomba kunagwa ahantu hizewe. Habugenewe. Nka hehe? Sobanurira abagukurikiye. Tuvuga ati murabona ko nuye hano ugomba gushira ahantu hiza agapfukamunwa no muri metero 15 uzahanuye. Yego. Ngakanagamo ngafunga muri icyo kintu nagamo imyanda. Yego. Y'udupfukamunwa n'uturindantoki. Yego. Namara kudushiramo nkarindira
ko abakora mu mafarumasi cyangwa ibitaro Yego. cyangwa umuntu mukuru wizewe Yego. aza yambaye akarindantoki n'agapfukamunwa Yego. akabikura akabijyana ahabugenewe Yego. farumasi ikatwakira cyangwa ibindi bintu byabugenewe bakabishaha ahabugenewe. Okay, Sympatique turagushimiye cyane. Reka tugabe ku kintu kijyanye n'umunsi amashuri azaba yatangiye. Urareba ukabona kuko tuzi ko tugomba kwirinda icyorezo haba mu bana bato haba mu bantu bakuru. Uzirinda gute igihe cyose uzaba wageze ku ishuri? Ni gute uzitwarika mu kwirinda coronavirus? Ngaho bwira bagenzi bawe bagukurikiye ndetse ubwiye n'abaturarwanda muri rusange mu buryo bwo gukomeza kugira inama n'abana bakiri batoya cyane cyane nk'igihe amashuri azaba yamaze gutangira. Okay, umwanya ni wawe Sympatique. Cyambere ndabanza kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko korona itarobanura. Yego. Ifata umuntu mukuru, umwana n'umwana w'igitambambuga w'uruhinja. Yego. Rero mu gihe tuba twatangiye amashuri tugomba kuzakomeza gukurikiza amabwiriza leta yacu yatugeneho. Yego. Ashimira Perezida Paul Kagame Yego. kubera ko yadushaho uburyo bwiza bwo kwirinda. Yego. Tuzagumya twambara udupfukamunwa n'uko bisabwa. Yego. Kano gapfukamunwa kambara hagati y'umunsi umwe cyangwa amasaha 6. Yego. Kakashirwa ahabugenewe. Yego. Cyangwa utumeswa twambarwa amasaha 6 tukongera tukameswa. Okay. Rero mu gihe twageze ku ishuri tuzagumya twambara udupfukamunwa n'uko bisanzwe. Yego. Tuzagumya tuyirinde, niba twicaga ku ntebe turi babiri tuzayicaraho twashizemo metero twambaye n'udupfukamunwa. Mbere yo kwinjira mu mashuri ndashishikariza amashuri yose gushiraho za kandagira ukarabe. Yego. Ku buryo abanyeshuri bazaza boga intoki neza n'amazi n'isabune Mbere yo kwinjira mu kigo. mbere yo kwinjira mu kigo. Yego. Kuko ntabwo tuza aho umunyeshuri ahantu yaba yavanye corona. Okay. Noneho twagenda mu ishuri tukagumya tukayirinda tutitaye ngo ni ukuvuga ko twoza intoki cyangwa twambaye ubupfukamunwa. Hari umwana wenda wundi ushobora kuza agatoroka atakarabye intoki ugasanga yakoze ahantu hose nawe ukagenda ukorakora ugasanga wanduye icyorezo. Urakoze cyane abadukurikirana kuri Damas Teach TV yacu. Iyi ni channel ikunda kunyura ibintu bitandukanye cyane cyane dukora revision ku bizamini bya leta cyane cyane ku bana bitegura ibizamini bya leta P6 senior 3 senior 6 combination yari yose. Ukeneye igitabo cyangwa ikindi kintu cyacyo cyose kijyanye n'imisomere ushobora kuduhamagara tukakugira inama y'uburyo ushobora kuba wabona ibitabo cyangwa se byaba nangwa tukagufasha mu buryo bw'imyigire. Turagushimiye cyane wowe wese uri gukurikira channel yacu ya YouTube. Uyu yari umwana muto twarimo tuganira kujyanye n'ikiganiro dukora ikiganiro kujyanye n'uburyo wakwirinda coronavirus. Afite imyaka mike cyane, afite imyaka 11, yiga mu mwaka wa 6. Ni umwana w'umuhanga kuko mwabyumvise, ni umwana ufite ibitekerezo rwose ukurikije ko yagiye agusobanurira ndetse n'uburyo yagiye kugira inama. Turamutse twirinze coronavirus mu buryo nk'uko yagiye abivuga twatsinda kino kirezo nta kabuza. Ndabashimiye mwese mukurikiye Damas Teach TV, turabakunda cyane. Ibiga gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ciao ciao. Nakagaruka.